ushatse kugenda kugaragaza ko nyine ngenda mvuga ko nyine ngenda nirata cyangwa se ngenda nigamba ko ndi igiharamagara. Uzi icyo gihe iyo numvise ko umbeshyeye ikintu gikomeye nk'icyo ngicyo ndaza ndangwa nticitagaca gashino kwanjye. Ari magambo uri gukoresha arakomeye. Bro, nababaye bro. Nababaye jewe nanga umuntu ushobora kuba yambeshyeye ikintu. Ejo yakoze ikiganiro ndakireba. Ndavuga ni uzi ko buriya mu biganiro byose nagiye yabonye imbaraga zo kuza kuvuga ubugoryi. Impamvu none aha ngaha rero bamusobetse uri kumva no kugira ngo abone ko izo measure yavuze ko agomba gushyiraho. Ntabwo magambo uri gukoresha kakaye. Godfather. Oui. Kwagiye twebwe wenda Dekati yabikubwira sinzi niba wenda nawe urabikorerwa ibyo bintu. Sibyo? Ariko twebwe mu myaka 10 tumaze muri no show biz nyarwanda twagiye duhemukirwa bikomeye cyane. Twagiye ntuzambone ndimo ndaseka hangaha, ntuzambone ndahangaha ndimo ndavuga ubusangira gute ariko umutima ubabaye cyane. Twagiye duhemukirwa n'abantu, umuntu akaza akakwangisha abantu, umuntu akaza akavuga ko wowe gutya na gutya uri barbare uri, ariko ibyo byose twagiye tubyirengagiza. Suko tutabona umwanya wo kuza ngo nanjye ntabwo nge nabona umwanya wo kujya nirwa ndimo ndazangaha nkataka nkarira nkagira gutya. No, ahubwo ndakomeza nka pushinga nkarwana no kugira ngo ngere kuri success. Ariko abantu nk'aba bacita bamenye baturwanya imyaka myinshi. Ariko ujya wibuka saga yigeze kubaho abantu bakaza bakavuga ngo Jesu Kristo mipango nguru umupolitisiye ngo ngiye ngumvuga politike. Ujye byibuka babivuga ibyo bintu. Ndabyibuka. Ngo ngiye ngo umupolitisiye. Ibyo bintu byose bagiye bankorera kwari kugira ngo banyambure umudendezo mu bantu. Nyine bangira ikindi kintu. Ngo Jesu Kristo mipango nguru umupolitisiye. We nguvuga politike. We nguvuga ngo politike we. Icyo gihe rero nukugira ngo bakwambure umudendezo mu abantu bajya bagutinya ngo umupolitisiye. Uyu cita ubwe ku giti cye bro yaragiye abwira abantu ngo ngiye ngo ndi maneko. Ibaze bro, wigeze kumva umutinganye jihadi abivugaho? Avuga ngo iki? Uri kumva level aba bana ahantu bagera bakarengera. Buriya kugira ngo nzagera ahantu ho kujya kuvuga ngo ndajya kuvuga ku muntu, sibyo? Kugira ngo njye kuvuga ku muntu banara bipangiye igihe ngavuga no, this is too much. Reka nanjye nirwaneho, ndwane ku burenganzira bwanjye. Ubwo njye sindi wa muntu uzabyuka mu gitondo ngo njye kureka. Ibyo ni ibintu mbona bimeze nka crash, kujya kwiga kugira gute. No, ahubwo ndaza nkagutwika, umutima wanjye ugafunguka, umutima wanjye ukera, nkahita nikomereza. Nta muntu n'umwe ningirana nawe ikibazo, kereka gusa iyo mbonye ko ushatse kubikomeza ndagutwika. Buri hari abantu bari aho ngaho kugira ngo bicaye bazi ko twebwe tudahemukirwa. Turahemukirwa my brother, baraduhemukira. Umuntu akagenda akagusiga icyasha gikomeye cyane. Ibaze kugira ngo umugabo ufite urugo n'abana yabyaye ku gasozi agende hari avuge akubeshyera ngo ugende uvuga ngo we ngo ntacyo homba. Ntacyo mpomba se kabone kuko ntacyo homba kaba kakubabaje cyane. Ariko gafite ubusobanuro bwinshi. Noneho ukavuga ngo ni njye ugenda mbivuga. Ubushatse kunyambura ibintu binini bro. Ubushatse kunyambura ibintu binini. Ubushatse kunyambura ibintu binini uvuga ngo ntacyo mpomba. Koko. Ko mbonye abantu bavuga ko yagiye kukurega muri RIB uzitaba. Inde? Cita. Wege kudega? Muri RIB. Oh, nta kibazo. Kandi ndimo ndabisobanura. Nzakoresha kino kiganiro. Ni ikiganiro cyiza cyane kimeze neza. Nzagitanga. Nta kibazo rwose. Wagerageje tureke ko wenda wabagize. Waba waragerageje gushaka uyu mujene kugira ngo mwiyunge cyangwa ushaka inshuti ze zatembe kugira ngo babunge biranga? Erega Godfather ngewe ko yari inshuti yanjye urumva ntabwo nabibonaga neza.
urumva ko gukura gutwika ntubibone urumva ntunabyiteho Tita yaragiye atwite Tita yaragiye arantuka urukumva adavuze izina mu gitondo aza kuri space yanjye kuyibyagiraho namubagiye aho namubwira nti n'undi munsi mpita mutumura ntumura ubuzire kuko urimo kumva ariko uzi kujya imbere y'umuvugizi wa Ribo urukumva ugatangira kwivugishwa utugambo ngo bareye abantu ngo urabona ngo bla 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 urumva rwigeze ruvuga mu izina urangije nabyo ukajya gukora ikiganiro ngo urumva ngo aba bantu ngo bakora ama space bro mu gitondo bukeye ikiganiro abantu barakimpaye ngiye kubona mbona mu gitondo urugo rye ruraje rubyagiye muri space ndavuga nti urakora icyangaha uwo niwe Chitare urakora ikanga uvuye gukora ikiganiro hari ugenda hari umwana bita Tamari Mirundi w'Ibugande urukumva yaragiye afata abatipe bose bamukoreshaga bakora ibintu by'ubugoryi bose ahera ku wa mbere avuga ati wowe mu buzima ntabwo ari byo ibi bintu ntabwo njye nigeze biha agaciro nabihaye agaciro umunsi numvisha aba bajene ba Kamaro uretse agaciro ariko wampamagariye Kamaro kuri telefone ni ntuza kamarade sorry wampamagariye kamarade Ganze mu guhamagara aba bahungu bro hari ukuntu biyumva akumva ko akumva ko yakunya hejuru ariko wowe ngo udashobora kugira icyo umukora ngo kubera ko ngo areka azinduka mu gitondo ngo akajya kukurega ariko twebwe batwicira umudendezo wacu uri kumva batwicira umudendezo wacu icyo gihe rero ngewe iyo mbonye ko ushaka kunyicira umudendezo wanjye bro ntago njya nyina nawe Chitabira no tugambo yagiye kuvuga nuko bura ejo nari narakamutamika maze noneho njye gukora ikindi kiganiro sasa uskobona bakoboyi babumva bashaka ko bakoresha penalty umuntu urumva babo bashaka gukoresha penalty umuntu ku buryo n'igihugu takigarukamo ntabira bakoreye yago uri kumva abo bahungu rero ibintu babarwana nabyo ntabwo bashobora kubibona nibyo nyine babarwana nabyo ntunyire ngo ari n'ikindi ntabwo bishoboka nibyo baba bashaka bro ibyo ntibishoboka bazibagirwe iyo bamaze ngo kugira gutyo nibwo bahita bagaragaza ko ngo bagutsinze kubera ko bakumenashe mu buryo butagaragara kuko bari bashaka kwigira intiti bakakumenasa maze noneho umuntu wavuye kurega sava ndabyumva none wagiye gukora ikiganiro cy'iki ko wavuye kurega sibyo gotfa iyo avuye kurega wareze tegereza abanza kwiha ubutabera urakoze noneho ngo kugira ngo azagaragaze ati sinababwiye ati nge naramuzibije burundu wabyumvise bagira abo bazirya urakoze cyane ngo ngiye ngo nareze so nima namaze kurega noneho ahangaha ngiye guhita nigamba ngo uburyo ngo tazongera ngo n'umunsi warimwe cyangwa shino kanyo ko my brother Chita ntabwo njye nkine imikino iyo ni imikino ya toto ni imikino ya cyana ngewe sijya nkine iyo mikino nge ni umuhungu w'igikondo bro I'm fucking crazy ntabwo njye nkine iyo mikino ntabwo ushobora kuyinginiraho wowe uravuga ngo wareze sava wigambye wivuze ibigwi n'ibiki byo tuza rero we kongera kugaruka kuza kuvuga nkaho wenda ari ukunzi ibyango kugira gute bro I'ma fuck you up my nigga you are fucking what I'm fuck you up bro mbamba bayi nage bro nkorerwa menace ntashobora kuvuga yewe nkorerwa menace ntashobora kuvuga godfa umunsi ku wundi aba bantu baragenda bakatwangisha abantu bakatugiriye akamaro bakababwira uburyo ngo gasuka umushobora guhura ngo akagufata amarikodi akagufata amafoto bro ni ibintu tugenda dukorera umunsi ku wundi ariko noneho no ndarangije icyo badashobora kunkoresha no kunkoresha ikosa
ryo kuba narenga umurongo utukura. Ariko wowe Chita ngo ugiye ngo nakuvugiye ngo family kandi ntaho nayivuze, ntaratangira kuzana abana wagiye ubyara mu gasozi kumanywa. Abana mu gasozi tena. Ariko wajya ukajya kumubaza ngo munsi yo kuri Esperanza ahantu bari batuye, munsi yo kuri Esperanza Gikondo ahantu bari batuye babanaga na Samusuri. Uza amafaranga Sabe yashyize kuri uwo Chita amuvuza wo kanza ndiko ka bro. Tapping the screen. Tapoter la famille. Tap the screen, tapping the screen. Wadufata abahungu ni babi. Urikumva abo bahungu ni babi ni babaya. Ndakumva. Abo bahungu n'abana babi. Bigira abana beza bakigira ngo abantu bakora ibintu biri professional, bakigira gute ariko n'abanyamagambo mabi cyane. Ibihamba nabyo kubigira bya mpundu Rwanda kurusha n'abanyamagambo babi cyane. Buriya hano haramutse haje nk'abantu bakaza kwitangira ubuhamya wakumva ibintu bavuga. Uri kumva gutwa? So exactly kugira ngo biturike umenye ko umutipe akubaga ahuhaho. Byatangiye ryari wabimenye ute? Urumva? Ngewe ari ukuntu nganiriza umukire. Nabanje niganirira n'umukire bita Dova. Uwo nta n'ubundi. Ni umukire kabisa ariko nta gacyo mu Rwanda. Urumva? Dova tuganiriye abarambwe gasoko we abantu wagiye uko ngiye ukuntu nkora akazi kanjye ntabwo nkakora n'uwo bita nk'ubwate kuzana na barukizana na baruna ruki barabizi bamuyango barabizi njya muri abantu dukorana nabo iyo mbonye ikiraka mitambwira mu bantu ba mbere mitambwira Muyango Dekati Roki urumva bwana keza rukuntu njya mubwira sibyo keza trainer keza wasamana na trainer basambanaga barabyanye kuzikoresha amagambo atakakaye the fuck bari barashakanye se no iyo umuntu atashakanye n'undi byitwa muki umuntu bakuhura umuntu akazi bayangiza ukamukoresha ibigambo bikakaye ntabwo basambanaga bakoraga urukundo barangije barabyarana ako ntibashakanye nose gushakana bihuriye no kubyarana ko ari ibintu bimwe ndo kubyarana no bigeze kure barasambanaga ntabwo basambanaga uri kumva noneho umukire mubwiye gutya tsinzanira mu bantu ati no Chita yarabimbwiye ndakumva ati yakubwiye ndi kukumva ati yakubwiye ngo yambwiye ngo gutya na gutya kumbi Chita kandi tutakubaza ngo njye waramutse kumbi Chita yavuga ngo tutugambo twose Chita yavuga ngo tutugambo twose kugira ngo bamuhe imodoka hari akamodoka yagendagamo kagatoyota ngira ngo urakazi gato kangana nk'icyare gato ajya guteranya mu bana bose ku mukire n'abanita Pendo kugira ngo bamwihera ku kamodoka ako k'igikeri ntabwo kari agakeri n'umodoka bw'ubutoyota butoya barakamuhereza Chita abaho ngaho uri kumva ariko noneho yanagera no ku ruhande agakasa undi mupampe wageraga gute wagendanaga n'uwo mubosi ngo ni Dova bita Fideli ngubu usigaye ufite company ikora ibintu bijyanye na rental car no gukodesha amantuza no gukodesha ama apartment n'ibiki byose ahubwo abantu muze kuzagana Fido car rental rwadumba ruri kunyereka buretse gato dumba gutfa buretse gato noneho Chita akajya ashaka gucomeka umukire n'uwo mwana kandi umukire yakundaga uwo mwana w'umuhungu ntibyari gukunda uko niko byaje kurangira umukire atandukanye na Chita
Chita araza nsanga muri Marshall Real Estate. Kwa Marshall Real Estate noneho kugira ngo ubyumve neza Godfather, ngewe akazi nkora ni mu ruko. Ndabyuka mu gitondo nkamamaza, namara kwamamaza nkajya no kuri equipe ubwo genda umuvugizi wa Nkombo FC. Uri iki? Ndi umuvugizi wa Nkombo FC. Geragambirwa. Yes. Chitara kubaga. Kuko kuvuga kuri umuvugizi wa Nkombo, egare urakivanga mu biryo bye urumva ko ushaka kwikurura kuri Marshall. Buretse yaje nsanga ikosa rya mbere. Yaje nsanga bro. We dumba uretse kwandika ndabanza nkubagire mu gikari. Uri kumva Godfather? Bagire mu gikari nivanga kuri live. Uri kumva Godfather? Ndabanza ngewe yaje nsanga. No, ikintu kirimo kimusetsa cyane. Arambwira ngo ngewe ngo nta contrat ngo nigeze nsinya ngo kwa Marshall. Kwa Marshall ndahasinya contrat kandi ari mu rugo. Marshall ndagenda nkamusanga kuri office nkamwa nifungura coffre fort. Agafungura coffre fort, akamereza amafaranga yo kuba ndimo ndarya muri iyo minsi. Nkahita nigendera. Uri kunyumva? None ndajya gusinya contrat y'iki koko mwoka byara. Ndi umugenzi. Ndajya gusinya contrat y'iki. Wowe guteze yombi. So akababazwa rero no kuba nza nkabona ibiceri nka kabiri mu cyumweru cyangwa gatatu ntafite kontra. Ejo yarabivuze mu kiganiro ati gute wowe ukora ahantu nta kontra ariko se wowe unegeye ku buryo nkoramo. Komeza ndakumva. Noneho agiye kubona na equipe barayimaye. Nabona kumubona mu myitozo. Ndibona ko twari boso hara n'abahungu. Ikintu uri gupfa bro, ikintu upfuye nuramutsenze ndacyumvisha. Ni urumva Marshall yafashe Chita amwuriza indege kuva yabaho. Amutwara muri za Marabira iboro yakoreragamo. So Chita rero umuntu wese ngewe nta kintu gigeze bimbwira. Ibintu narabikuganirije, narabikubwiye. Ikintu cyambabaje Marshall ni umwana mwiza. Cyane. Kamabwire story ikintu cyambabaje kuri ntuza kuri Chita ni intuza. Marshall naramubonye. Mbona n'umwana mwiza. Marshall muha projet bro. Ndashaka wumva? Ndavuga uyu muntu acuruza ibibanza narabyamamazaga. Reka mbivugire nubwo nagiye kubivuga. Reka mbivugira. Ndavuga Marshall ubwo ari umuntu ufite ibi bibanza acuruza ibintu by'ibibanza kandi nka mupromotinga reka mugezeho projet mfite. Nari mfite idea iteye irya. Naravuze aya masaha ntabwo nararebye nitegereza ndavuga nti abantu bose ntabwo bafite abavandimwe i Kigali. Ari umuntu ushobora kuva Rusizi umuntu nubwo projet nayikomeje by the way kandi nivuze ko nayikomeje kandi igeze kure. Ndavuga niba Marshall acuruza afite ibintu by'ibibanza. Ndimo kunyumva? Ndavuga nti muri umuntu mu bintu akora ugomba gushyiramo ibintu bya charity. Ngiye ku bintu bya charity ndariko. Urimo kumva? None profit. Hari message ngezeho. Reka manze nangize iyi nkuru rayinsomera. Reka nyigusomere. Wakwihanganye gato utamvana mu murongo. Kuri witu yinsomera. Marshall mugezaho project yaravuga nti umuntu ucuruza ibibanza niba haraza Gahanga nanga za Kicukiro ashobora kuboneka ibibanza. Ndavuga reka dukora ikintu cya charity. Icyo dukora platform gusa. Ndavuga nti abantu kuko baza kurwaza abantu muri za hopitale batandukanye umuntu akava Icyangugu akava Rubavu akaza kurwaza umuntu hari nani CHK usanga umuntu avuye hari nawe yararwaye bitewe nuko ntago abona nto gukarabira ibaze kuba mu bitaro ukwezi amezi abiri. Ndavuga reka dukore ikintu umuntu yubake nk'akantu kaga hostel ka everybody tukubate tugahereza akarere cyangwa umurenge hariya then those people tubake nk'ibyumba 4-5 bifite dushe na toilette noneho umuntu ashiremo umukozi bano bantu badafite umuryango i Kigali bari hara mu bitaro bagire ahantu ha hostel bajya gukarabira banarya bafate napi. Aidanyereza Marshall arayikunda bro. Ndavuga nkatwe nicyo kintu umuntu ashobora gukora. That's gonna be good idea. Marshall arayikunda aravuga ati I'm down. Bro ngiyo projet nafitanye na ntuza uramusenzi yagiye akanyamo. Ita yahemukiye iyo projet yari ifite inyungu Godfather.
suko se iyo projet ifite inyungu nde yari projet ifitiye inyungu abanyarwanda muri rusange kitaragenda aragambana abinyamo akazi karagarara ibyo ngibyo nta kintu byari bintwaye naje kumenya umuntu abimbwiye aravuga ati biboro byawe ni cita wabyishe ibyo ngibyo nibona umutipe atangiye kugira ate kunkasa ibyo ngibyo ntabwo nigeze mbihumwaya cyane ntabwo ndi kwivanga muri ibi bintu by the way Cita mbere yuko afata akagaragaza ko abantu ari babi yabanje akareba ibintu akora noneho byaje gutungurana mbonye abatipe abapeti bafite YouTube buto abatipe bishakisha agera bakomanyiriza abana baraza barambwira ati Godfather Cita yadukomanyirije n'ibihumbi 20 twavanaga kurura mu kire yatwirukanishije yatuvanyeyo wongera uvuge n'ibyo yakoreye Bishop Gafaranga ni bitubwire ni bihe ntabwo uzi ibyo Cita yakoreye Bishop Gafaranga se ntabwo mbizi bro ntabwo ngenda nkurikira bira abatipe bari yaburiya ntabwo ngenda bikurikira abantu babyandike muri comment kugira ngo tubitangire nabyo tubyinjiremo ngewe iyo ngiye guhaguruka ngo iyo ngiye kwinjira muri ntabwo nubwo berega nubwo numva gutyo ntabwo hari n'umuntu wasuye Bishop Gafaranga Gafaranga aramubwira ngo ibintu Cita yankoreye mw'abantu abantu barabikwandikira no muri comment kuko barabizi ibintu yamukoreye uwo ni we Cita uwo ni we rero so impamvu rero mwumva asakuza ngo branding ngo nibiki abagira ngo abantu bataza kuza kumenya ibiyakora mu gikari muri saga ziriya saga ikintu cyagize gutanguranwa nimuza gukurikira Cita uzagenda umenya amakuru y'uburyo yagiye Bugande n'impanga ya ngwino ndebe byose tuzabishyira hanze se wese nishyashya komeza nibyo nkubwira rero uyu ngo ni Cita akomeza arwane n'ibyo arwana nabyo n'ubuzima bwe ariko avuge ngo noneho hano did that yavuze ngo brandi turayinyamo ngo wiki abantu bagomba kumenya ukuri bagomba kuba bazi ukuri mu dusiga iryasha byinshi tukabyihanganira abantu bakadufata nkaho turi ba barbara abantu umva Cita yari umugore wa Gafaranga soma iyo message uri gusoma numve uri kumva Cita ngo yaragendaga cyageze mbere mu bibazo uri kumva Cita agahita abwira umuntu ngo ngwire dukorane ikiganiro ngo nawe uzutanga ubwawe mwamya oya abutajye kurinde ngo kuri Sabe noneho Cita ajya playing abiri sima ngo nibyo koko se ngo nibyo koko uri kumva yigire nkaho ibyo bintu arimo aravugira Sabe ariko arimo aramumenesha Sabe niba ari abantu bamenye Cita Sabe ubasobanukiwe Cita kurusha umuntu wari we wese buretse gato mubwire ejo yaragiye afata umugabo nkunda cyane bita Ezra Joas buriya Ezra rero amaze no kumwanga ariko Ezra nza gusanga abantu barambwa ati Ezra rwose buriya nawe ashobora kuba yarakoreshejwe kiriya kiganiro tabizi uri kumva nibyo rero mubwira ni uyu Cita nawe bigombe ibijye nawe bigombe bijye kugasoza uzi imyaka yabayeho yenjoyinga iby'abandi nawe yitare sasa rero bamwenjoyinge kidogo ntabwo urumva buriya uragashyire comment ku muntu wagize bro Cita naramukundaga ngiye nakundaga Cita kubera bira biganiro yakoraga yewe n'umwe mu bantu bankoresheje ibiganiro byinshi kuri channel ye urukumva ariko bura ntabwo umuntu bura ngiye wanakoze ikosa ukaza ukambwira ariko uramusenzi kuvura ya munsi navuze ndakuzinutswe mu buzima urumva nabyo gukangakanga ntabwo u Rwanda ari urwaswo urumva ntabwo mu bantu ibyo gukangakanga ngo ntabwo ushobora kugira abantu ntabwo ushobora kwandika none se waruzi ko ataranasura Bishop Gafaranga kandi Gafaranga ariwe yahaga ibiganiro byose reka dutegereze iminsi n'imitindi abavuze nibo baba iminsi n'imitindi azironga ntabwo uzamenya ubwenge nk'ubwa Sabe karma is what Jay karma niki karma niki karma is a bitch hey karma iri na vice versa warubizi
karma iri reciproke. So ni ukuvuga ngo reciprocity ya karma iyo noneho igenda gutya ikongera ikanagaruka gutya. Umunsi rero wo kugarukiye mambo yako yote yanakuwaga hadharani. Ndamubwira ni Chita, you are playing with the wrong one. Kubera ko jewe ikintu kimwe ngukorera ndabanza nkakuyora ngo silence. Umunsi nakubyukiye ngukubita icyo bita umugenda bro. Umugenda nuba ngiye kujya mbyuka mu gitondo saa 6 nimugoroba mvuga kuri Chita kandi inkuru zimuharabika gusa. Akuze kugira ngo umuntu abeho wumva ngo uri gayar ukomeye akabaye kose wowe uhita uhamagara kuri nibu agakubise ugahita ugira gute ugahita uza no kwigamba ngo urashyiraho ngo defensive measure agashino kanyoko bro. Azikuna ariko bano bantu ngo babigize bro, babigize ngo abantu ngo ngewe ngo brand yanjye ngo ngewe ngo nkora mu makwe ngo nibi ukora mu makwe uzakora no mu kabono. Uziko abantu bajya bigira ukuntu mwana ukanajya naho ngaho ukabeshya ngo nge narakubwiye ngo ntacyo mpomba mayo mwana. Uwo mukoboyi rero nta tolerance nimwe n'ubundi gucecekera nka Chita nta kintu na kimwe waba uri muri igura bro. Nta kintu na kimwe waba wigura, nta kintu na kimwe bishobora kuba byagufasha ko wagenda ngo uceceke ngo Chita gakomeza akurunye ku mutwe. Aho kugira ngo rero umuntu nkuriye n'ubundi ntashobora kuzagira ikintu mukuraho kandi irirwa mvuga nabi ngende yarango mucecekere rwose yakada naza nanjye nkakubaga nigende ukajya uhura nabyo. Ibi bintu umva ikibazo ngo mugira urumva bro, mwebwe hano muraza mukasana hano ntabwo ngiwe nakwasaha. Mine mwebwe ibintu byanyu nubwo bigirangiye muri entertainment bikarangira ahangaha urumva kera tutambabaye. Erega ngewe ntabwo ngira ibintu byo kuvuga ngo ndajya kurega mwana Godfather. Ndanabyanga ibyo bintu. Niba uri umuntu w'umugabo ukaba ubizi neza ko wowe wamaze guhinduka ukajya kuba akajajwa ngwino sasa duhangane, ariko se urajya kurega ari nawe ukora amakosa bimeze bite? Noneho for your information maginga yangaya ubu tuvugana sibyo urumva? Ndakumva. Ubu tuvugana uwitwa Chita bishoboke kuba nawe atakiri muri Marshall Estate kuko umukire yamaze kumumenya. Ubu tuvugana umukire Marshall bavuye gukorera ibindi bibanza ahantu bita Irurindo. Chita ntibamujyanye kandi ari wowe wagari main mu kujya gukora iki, mu kujya ku masite. Urakoze cyane. Ntabwo bamujyana kuko baramumenye. Noneho n'ikindi kintu nuko bishobore kuba bitameze neza kontra ngo ntiyajyaga yuzuza ngo akore ibyo bamusabye. Reka nkubwire ikintu abantu bagomba kumenya, amafaranga ni ikintu kimwe, ibikorwa nk'ibi ngibyo ni ikintu kimwe. Urimo kumva? Ibi ngibi ngewe ikintu cyambabaje muri bintu ntabwo ngiye kuvuga Godfather kumvuga ngiye bira biboro yankorera uriya mutipe nta kintu na kimwe byigeze bimbabazaho. Ikintu cyambabaje ni kimwe kurusha n'ibindi no kugira ngo mbereze agaciro. Urumva ngewe yavuze ubugoryi urukumva buke mu gitondo mpita mubagiraho muhita birangira, nta wundi mutima nari ngisigaranye mubi kuko nari maze kugira gute ko kumubwira ikindi ku mutima kandi ngewe nimbwire nyirayo biba birangiye urukumva. Ariko ikintu cyantunguye harashize nk'amezi angahe numva ngo abana baba bishakisha bose yabirukanishije kwa Marshall ukose numva ikintu cyantunguye ndavuga nti okay abantu nibitangaza mani nibitangaza kabisa. So rero wewe ibyawe urumva abantu mwanahuye munaziranye ubundi muzahura mukicara mukiyunga se ngewe
bro ngewe umuntu wese ugira umutima wo kujya kuvugira utuntu ku ruhande ubwo se wowe twabaganye gake twabaganye no nibaze none anga turi kumwe nawe kuri live siko bimeze warabaganye harya ariko umuntu ugira umutima wo kujya kuvuga utuntu ku ruhande ngo dfa sibyo ntago uwo muntu abari mu bicyana ariko abantu bakomeje kunzengereza ngo soma iyo message ngo nsome iyo message hari message nasanze irimo kubaga kwinshi hari ukuntu binjiye muri famille oya yisoma ujye uhasimbuka oya nibyo gusa genekereza kuno genekereza okay yinshire use nkuri kwisomera ngo dufata no kuvuga hari ukuntu basobanuye ngo ni huinini oya aho ngaho byitire nibyo nyine nahise nsimbuka nahise mbona ko ngo ni huinini buriya ngo nawe ngo ntagashoboshye oya aho ngaho uwo ngo watuveye nibyo nahise mvuga nti oya hano ho naba ntutse ushobora kuba atarakurongoye neza akarongora neza umuntu ngo ntagashoboye kavuga ngo ni ibintu bivugwa cyane urumva ngo biravugwa abantu bashaka kwigaragaza ngo ntibongo bo murabere ngewe narakubwiye ngo umuntu wese uzaza agashaka gupira nyama kirasa n'umutima uko asa ku ruhu niko asa no ku mutima nabo ngo umuntu wese uzaza agashaka guplayinga two faces ntago nzigera mworohera kabisa ngo Dumba ngarakubaga kuri Instagram wiki ngarakubaga kuri Instagram ari kibazo ngo dufate Uganda ari ibaza ariko ari kibazo ibaza uwo muhungu umuntu n'abagara ntugasome message z'ibyo bibarewe ubwo barandika nawe ugasoma Gotsi gato